Yes, okay. Ko twatangiye neza cyane mungo mwimiki ya Habibu nkora ibyintare. Rebe. Twatangiye arutwaye. Gusa ibigaragara byo ni moto yamwitambitse. Vuza amahoni moto niva mu nzira. Rebe. कौन है भाई आगे बढ़ाओ जरा अरे umva rero uburyo wamucaho mu depass kumba umuhungu ntava mu nzira rebe मारो फिर से कारण umva vuze hone nanone turebe reka daravuze hone umuhungu sa nk'uyitambitse naga bahinzire ko bitambika ahubwo rebe nuko tugatangiye neza cyane umuhungu mwimi cya Bebo rebe umuhungu yitambitse yagize kuvuze hone ntabava imbere rebe nanje natwara rebe Mungo mwimi cya Bebo nk'ibisanzwe dukora iby'intare Rangera renga Ranje kirakuna zinga moto uwari witambitse yitambika neza mana we ubundi ari ibintu ntajya nkwiba rebe rock hey kwasya rebe mana yanjye kumbe tu abona bazi imodoka iraza nuwitambika imodoka yigiye imbere gatarazita arazitegereza rebe Ranje nimwe ipina imodoka ayihengeka mana we arasipina rebe Ranje guru mana yanjye yari itambitse tambika izindi bari kumwe mana yanjye bebe kumba yasigaye hagaze yiza arukuza rock yewe durakine neku durakiri tutu we hari ibintu ntajya nkwiba hari byo rebe modoka raje rock nuko dutangi Ranje harabavuyeyo ubundi bavayo n'utubana rebe ओफो तो आप burya ni wowe rebe हमें पता ही नहीं था yo menya ko ari wowe चला रहे हो ntago nzi ko uri kuri moto पो करके हारन थोड़ी rwose nari kuza सीधा ठुकवाई दे nkahita nkugonga ntago nari kukuvugiza amahone umenya ko uri kutwitambika rebe kuramo sore niyikoraho mana we शेर का शिकार चूहों की फौज से नहीं किया जाता wari wabona ingabo z'imbeba zirwanya intare wari wabona imbeba ngo nuko ari nyinshi zatsinze intare mana yanjye जोड़े तुम लोग के umva mutegereje iki nimwatake bavayo rebe bavayo n'utubando Ranje do kwasya kirekire imodoka gurutsa abagabo kora iby'intare vuba cyane mana yanjye baratinyitse mfite akabara yewe rebe mana we rebe mugabo mfite akabaraga Ranje aravanye kino wowe rock Wait! Singa! Kwasya! Manage! Wait! Rocko! Kichaban! Uyarahana! Du! Dore kwifotoza nzafata ifoto buhoro mbere y'ikindi gikorwa nyuma y'ifoto gato nuko yazamutse mwifoto slow motion mana we shyira hasi nta mikino rebe umva posteri yari Ranje gurutsa yewe kwasya rebe mana yanjye sanabi rebe wabohereje hakuno yatinyemo Ranje umva sha sore rebe
urebe kuruta yewe utaza boss urebe अब का मार ही डालोगे ugiye kunyica ubu rero रुद्र प्रताप सिंह चौहान Rudra Pratap Singh Chauhan kombe filme yitwa Rudra एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हमको baramuzi n'umupolisi urebe ngo ugiye kumfunganira kumba bakubitaga yari umupolisi ntumbaze ngo bakoze iki हम ऐसे urebe कि मैं बाहर आ गए niyo wamfunga ako kanya bahita bandekura ufunga si ufungura इस बार भी चांस नहीं ना ntago nzi ko ufite amahirwe aka kanya वो rero देखो आ गए तुम्हारे बाप लोग ahubwo reba abaje kuntabara aka kanya urebe kumbe umupolisi arafata ngo abanyamategeko bahita baza bagafungura umupolisi agifata umunyabyaha ngo abanyamategeko bavayo mu bubasha bwabo bakaburizamo icyaha umunyabyaha yakoze bityo itegeko ry'umupolisi rikaba ubusa tu baraza wambonye एक गोली एक दुश्मन isasu rimwe umwanzi umwe ekigori ekidushman 2 गज का फासला और 2 dutandukanywa na metero ebyiri गज जमीन ariko aka kangiye kugushyira hehe hafi cyane muri santimetero nkeya cyane hafi y'imvo tayari nta mikino ashyira hasi debe abantu ngo baza bakarenganura twafashe umuntu file close nuko ngo dossier irasubitswe niyo haza abanyamategeko bafite akabaraga ngo baza barenganura no muntu tayari we yabamaze kumwihanira nimba tubafunga ntibigire icyo bitanga turakoresha ubundi bubasha oya izi pistol mwadoye ntago ari imyirongi hoya mana wi usore chaho kumbe hakuno barakwereka ku kigo cya polisi kumbuda gize umva afandi आते यार को wateje ibibazo bikomeye cyane हाफ सेंचुरी बनानी है सर nukuri rwose ibibazo wateje मेरे को भी बुला लेते सर काफी टाइम हो गया ku kibara ko wabarashe उन ब्रदर इन लॉज को मैं भी मार warashemo baramubanje ngo baramubawe उन सालों को सर ठीक है अगली दीवार nimba ari baramubawe rero itegure kujya gushyingura jya ku kiriyo यानी कि तुम्हारी एसपी मैडम अभी बुलाए उन्होंने kuko aka kanya superintendent madam agiye kumpamagara ambaza ibyo nakoze ko nyine ibyo yakoze kwica abantu nyine ngo nukuri umupolisi ngo ugize ute bitanyuze mu mategeko n'iki ntago biba byemewe atumbwa afande agiye kumpamagara kumbe afande aho n'umugore yavuze ngo ni superintendent madam kumba aka kanya barakwereka afande mu biro bye komanga nyuma yo kwica abanyabyaha yakaba bashyikiriza ubutabera nakwinjira se fande yarakaye fande n'umugore rebe ऑफिसर गोली मारने के अलावा और भी कई तरीके होते हैं पुलिस के काम करने के mupolisi nagira ngo nkubwire ko hari ubundi buryo bukomeye cyane wakuramo akazi kawe utisha abantu rebe एक पुलिस वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत जरूरी होता है umupolisi agomba kugaragaza indangagaciro zikwiye mu bantu ari gufata ntago ari kugenda wica और खासकर तुम्हारे लिए क्योंकि पूरे स्टेट की नजर no cyane cyane wowe kuko igihugu cyose kigwanza amaso bazi ko uri umuhanga गोली मारने की ntago agomba kurasa pandari kuki wamurashe byari bikwiye Can you tell me why wambwira impamvu can you tell me why mana yanjye rebe चूहों को मारने के लिए नगर पालिका की परमिशन नहीं लगती nta muntu ujya waka uruhushya rwo kwica imbeba turapfuye nta n'umuntu wisobanura ngo mbwira impamvu wisha imbeba iricwa mana yanjye get out hita usohoka nonaha get out hanze mana yanjye fande yararakaye gusa ngo umupolisi ni umuhanga nubwo rimwe na rimwe ajya atwarira amategeko mu ntoki agakora uko ashaka fande aramusohoye gutyo yanjye riruhutse fande ni umukobwa mwiza cyane barakwereka amaze kumwirukana hariya muri ofisi nani ntago ari kumwirukana no kumusura muri ofisi ko ntabwo akwiye ku mirimo we yaraje arita aratangira kwipikira ni uguteka uretara wegeranya buhoro buhoro abanyabyaha tujye tubafata twanariyesha ntazagwa mu ngumi z'abateruye kiraho mu rugo atetse mupolisi urebe hari wakomanze urebe kiraho gukingura kumba afande mukobwa afande madamu afande mukobwa yasanze umusore mu nzu urebe bimeze bite sasa kucya musanze hano mu nzu rangira iki gisore rero ubwo ari kinyabyaha burya nubwo gikora akazi mu buryo bunyuranye n'iki njya mbona sinzi rebe afande yisangiye umusore kwitekera no hakuno rebe fande ni umukobwa mwiza cyane do rebe
rangi aregera fande muri uniform rangi yacingaho kumbe hano umusore arategura rebe cecetse fande afite uburyo amutonomeye muri office amusanze mu rugo sasa rebe fande ahindura imyenda umenya hamenyereye rebe nta uvuga rangi arafungura nta karibu na fande mana yanjye rebe iyi ni part 1 n'izindi part zigomba kwaba kora subscribe sharing like n'ibiki na comment byose ndabikeneye ubundi twirire show ni uduce dutatu twose ngomba kutuguha nge ntacyo njya nkwimarega cyetse ntasezeranyije kureba umugabo yamutonganyije rebe bahuzwa n'iki konde umukobwa amenyereye hano hantu umugabo yagera ateka umukobwa dore kuntu yinjiye yisanzura kuramo imyenda atangira gufungura umugabo yatuje hano umusore rangi rebe uraza gusobanukirwa rebe akira be rya kana I'm sorry. umbabarire sibyo nshobora kuba nagutontomeye I'm sorry. mbabarira I'm sorry Rudra we ऑफिस में मैं बॉस हूँ hariya ku kazi mba ndi ari nge afande mba ndi bosi पर घर में तुम बॉस हो ना ariko iyo turi mu rugo सॉरी ni wowe mutware mbabara kumbuye ni umugabo we ni umugore n'umugabo wese na polisi gusa umugore ni afande ariko Rudra ऑफिस में मैं बॉस हूँ hariya mba ndi umubosi iyo turi ku kazi ariko mu rugo ni wowe mutware सॉरी nuko bimera mbabarira disi urukundo rurimo nubwo bahuzwa n'akazi bakagira ubyavugana bitewe n'akazi ariko mu rugo ni urukundo nta cyakwica ibyo mu rugo arega rebe मैं जानती हूँ menye rwose nshobora kuba nakubwiye nabi sibyo पर तुम ये भी जानते हो रुद्र ariko urabizi Rudra मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रही njye nabikubwiraga kugira ngo nyine witware neza सिर्फ गोली चलाना kwica abantu rwose ntabwo ari umwanzuro sibyo nubwo ari abanyabyaha akira wivuga menshi sibyo ऐसे लोग होते हैं ना bari abantu nka bariya rero दुनिया की भाषा ही समझते bumva nuko umuntu abagiriye nabi gusa igihe tuba twarabihaningirije barushya polisi पर ऐसा लगता है कि उन गोली ako ndi kubona Rudra wanjye nikundira ari kugenda rwose abura inzira abanyabyaha bamuyobya agashiduka nawe yakoze ibyaha sibyo be ni ukuri kuntu nicisha ntabwo namenya ko babanyuzamo amasasu sha imigeri utera ibigume byawe shaho hari ubwo njyewe ariko urukundo ruhaye ni mu rugo kumba arakwereka amasaha y'icuma twagarutse hano kuri college runaka bagabo banasomye ni college cyo ni ikigo cy'amashuri rebe gihindutse mwagisoma mwebwe aha uretse wowe hari undi wagisoma kumba hakuno kwinjira hakuno tangazamakuru ry'abategereje hari ibyo barebye ubwo barabica na polisi afande hari itsinda rya polisi yazanye naryo urebe ryakurikire nkungo mwimikira bibo igihanganye rebe kureba hari amaraso hasi mana yanjye bimeze bite kumbe aho berekeye hari ugaragara nkaho yiyahuye no ku bitanda bari baryamye hari abagaragara nk'abapfuye byagenze bite habereye ubwicanyi ni ukwiyahura kumbe hano amagambo arahanditse turiyahuye isi turayihaze mana yanjye ni ibiki bimeze bite sasa rebe bimeze bite kumbe kuri wiyahuye hano hakuno रूम की तलाशी लो mushake mu cyumba hose यहाँ से एक भी सामान इधर उधर नहीं होना ntihagire icyo mubura यस मैम turakumva ati room kitrasho Ya- mushakishe hose इंक्वायरी करो kandi murebe n'abayobozi b'ikigo n'abayobozi tureke twaganira staff members हम पूरी रात यहीं थे सर batanye investigation ye nari ndi hano boss arambwira ngo nijye gufungura मैडम हमसे खुद ही बोली थी ni ukuri rwose ni boss wanyibwiriye rwose directrice w'ikigo rebe और इसके अलावा हम ibyo nibyo nzi rwose nta kindi ntacyo nigeze mbona batanye investigation perereza kugira hano hakuno hari no mu kindi cyumba undi wapfiriye bwicanyi bwabiri hano hari n'ubwicanyi bake twabonye mu gipolisi gusa hari umuntu wahaza abanyabyaha yambwiye ngo uri umunyabyaha bakamukoherezaho nta kuguhuza n'inzego z'ubutabera wahita kwirangiriza ngo n'ubundi barafunga bakabafungura rebe बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो rwose ino mibiri muyohereze kuri postmortem cyangwa ni uburyo nyine basuzuma icyaba kishe umurambo ओके मैम umuntu yishwe n'iki byaturutse n'iki autopsy mu yandi magambo tayari abaganga barahamagazwa bapima imirambo byagenze bite bishwe n'iki biyahuye आखिरी बार आपकी बात अपनी बेटी से कब हुई थी kombe begeye n'imiryango yatakaje ababo bati ese uheruka kuvugana n'umukobwa wawe ryari
कल शाम 7 बजे मेरी बेटी का फोन आया। buri mugoroba umukobwa wacu araduhamagara बड़े खुश लग रहे थे। kandi na nubwo yaduhamagaye yarameze neza. मुझे नहीं लगता मेरी बेटी ntabwo nzi ko umukobwa wanjye yakora ibintu nk'ibi. नहीं कर सकती। ntabwo yakwiyahura. लेकिन पुलिस को जो एविडेंस मिल रहे हैं उससे ये क्लियर है कि ariko ibimenyetso bigaragaza ko biyahuye. बस सवाल ये उठता है ikibazo ni ukubaza ngo biyahuriye iki. मैडम हमारी बच्ची सुसाइड नहीं कर सकती। umva madamu rwose umukobwa wacu ntabwo yakwiyahura ntibishoboka yarameze neza nta bibazo yigeze agira. अभी आप लोग जा सकते ni mwe mugiye rero sasa लेकिन nta kibazo पढ़ने पर gusa polisi nongere पुलिस ikabahamagara आपको किसी ku rindi perereza muzitaba. हनी नो मैडम hani oya ntawe ndi gushyiramo avuze ngo hani ati oya Hani. njye ndi gushyiramo isukari सिंह ndi kuguhamagara hani singe kumbe iyo uhamagaye hani abahinde bajya bitwa hani uriya bamuhamagaye ngo hani ajya ngo bamuhamagaye ngo bukiwe ngo hani ati ndi gushyiramo isukari. जी मैडम enda kumva उनके स्टेटमेंट्स ले लो प्लीज. fata statement y'aba bantu Go after me. iri mu nkurikire fandi ibibazo by'urugomo ibyaha byakomeje kuba ibyaha. शिक्षा मंत्री gusa twabonye hari umupolisi ayoboye imana yanjye we ntabwo ajya anyura hirya no hino होने के नाते कॉलेज में हुई kumbe hakunda abanyamakuru Kya? nka minisitiri w'uburezi Hamne- watubwira ibibazo biri hano hakuno. ज्ञापन दे दिया है umva njye nivuganiye na chief minister ubwo ni kuvuga ngo ni nka minisitiri w'intebe chief minister और उन्होंने विश्वास दिलाया है mubwira ko agomba gukora iperereza कि एसपी अदिति सिंह के ndetse ambwira ko iperereza riri gukorwa n'abapolisi नेतृत्व में जो ndetse urihagarara ari superintendent of police Aditi Singh जांच चल रही ari uri gukora iryo perereza kumbe nuriya mukobwa uri gukora iperereza koko kumbe hakuno लड़कियों को उनके हॉस्टल में ही सुरक्षा मुहैया नहीं करवा सकती है। kumbe opposition ni ukuvuga ngo abahanganye n'ubutegetsi hano muri kino gihugu babonye ubwicanyi buri kuba batangiye no kwegera itangazamakuru leta nimba idashoboye iveho उनको सदन में बैठने का कोई अधिकार kuko ntabwo bafite ubushobozi bwo gutuma bakomeza kutuyobora nta buyobozi na gato कोई अधिकार नहीं। nta bushobozi bafite na n'uburenganzira mu gihe abantu bari gupfa gutya. लेकिन मेरी मीडिया से विनती ariko mwebwe itangazamakuru y'ibintu murabikaza muri kuduteza n'abo duhanganye कि उस मामले को ibi bimwe bizamura ni ibintu bisanzwe. और मैं ये चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल icyo nshaka nuko chief minister अपने पद से ava ku mirimo ye vuba cyane इस्तीफा दे दें। kumbi abatumvuga rumwe na leta batangiye kwigaragambya bishingikije ko igihugu kirimo ibibazo byinshi cyane. बाद में खुलेआम सबके सामने कह रहा हूँ ibi ndagira ngo mbivuge सम्मान cyane है तो राष्ट्र का सम्मान है icyubahiro cy'umuyobozi cy'umugore agomba kuba ari icyubahiro cye. बहुत ही जरूरी। parasadilari abashyigikiye kumbe abarwanya leta dore ngabo batangiye kwigaragambya no kumva ko ubuyobozi buriho bwavaho. chief minister ngo yegure ni abahanganye na leta kumbe byapa kwigaragambya abaturage leta irananiwe kumbe dore minisitiri ifoto ye kuntu bayigize do ku karubanda bakoze portrait yiwe bahita banatwika tayari reba abaturage batangiye kwivumbagatanya kuko ngo abatavuga rumwe na leta babonye aho binjirira ngo bateze abaturage leta reba akira indi raporo reba मैडम जी कमरे विच 4 डेड बॉडीज मिलिंग uribuka cya cyumba twabonyemo bane bapfuye बट ओथे 5 ब्लड सैंपल्स ariko ubwo bapimaga amaraso babonye ari batanu bapfiriyemo hariya hantu फाइन rebe और जी kandi uwa gatanu ब्लड सैंपल ntabwo ari umuyobozi w'ikigo turapfuye. तुम्हें विश्वास है कि 5 बार uravuga ko uwa gatanu atari umuyobozi w'ikigo urahamya neza विश्वास ndabihamya मैडम जी बिलीव ndagira ngo unyizere rwose ibyo mvuga ni हनी सिंह साइंटिफिकली जवाब hani singi rwose ngiye ntanga ibimenyetso bifatika टॉकिंग urebe मैडम जी urabizi सुसाइड मिस्ट्री rwose ibintu byabaye byo kwiyahura गोल चक्कर लाइक जलेबी birakaze cyane bimeze nk'ibya Jaleb. जलेबी Jaleb n'undi रेडिएंट टेस्ट nta nyicyo nshaka kuvuga biragoye cyane ni ukumutesha umutwe gusa urebe kumbe arakwereka vuba cyane nyuma y'ibibazo bikomeye hari indege yarandingaga urebe kajugujugu runaka urebe mana yanjye hari kajugujugu iri kurandinga kure imara kurandinga kumbe imodoka zivayo zivanaho kajugujugu yarandinze hari imodoka zose zifata vuba cyane zizana kunyibuka aho hakuno munyacyubaro runaka bayinjiye icyo nicyo bigusobanurira indege yarandinga kumbe dudu munyacyubahiro dudu wowe kumbe ni munyacyubahiro nyuma y'ibibazo byose biri mu gihugu urebe muraho kumbe press conference vuba cyane bete mwicare ni bete ngo mumbwire महिला विद्यापीठ में हुई घटना और शहर में बिगड़ते ibintu byabaye hariya murabivugaho iki व्यवस्था के बारे में आपका ese ntabwo bigaragaza ko rwose ubuyobozi buri kugenda bucika intege महिला विद्यापीठ ibyabaye hariya kuri college y'abagore हमारे प्रदेश का एक rwose ni ikibazo gikomeye ku gihugu cyacu है हमारे प्रदेश को kuko kiriya kigo rwose cyari kidufatiye runini nk'igihugu cyose यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके हम rwose ntewe agahinda n'ibyabaye hariya ni minisita hakuno
minisita w'intebe niwe bavuga ngo aveho पूरी जांच की जाएगी कि आखिर उन 3 लड़कियों ने आत्महत्या क्यों की ariko turagomba guperereza tukamenya impamvu ari abantu biyahuye ni minisitiri w'intebe हम कानून व्यवस्था rwose nizeye amategeko azakora ibishoboka byose और सुशासन पर भरोसा रखते हैं niyo mpamvu rwose abantu bankunda ko nyine nkurikirana ingingo yose nkamenya ibibazo bibangamiye abaturage लेकिन उन सैकड़ों वारदातों का क्या जो पिछले कुछ सालों से ariko hamaze n'ibindi bintu byinshi bimaze igihe biba ntabwo ari ibyo gusa ni byinshi gufata ku ngufu gushimuta ubwicanyi ibintu nk'ibyo byose biri kwa mu gihugu cyacu bitewe munyamakuru birahagije basi wavuze byinshi cyane wowe urashaka kwerekana ko itangazamakuru ry'igitego ku baturage twe ntacyo dukora wigerageza gushinja leta ibitari byo genda minisitiri yaba ku bakene yaba ku bakire n'abantu bose ngende njyewe ubarengera yaba mwakoraga neza so nakabaye ntatorwa inshuro 3 zikurikira manda 3 zikurikira muri aho kuduteza abaturage kugira ngo mudushyigikire minisitiri chief minister आप बकवास nubwo uri kuvuga ubusa nyine लेकिन फिर भी आप बताइए ariko mbwira icyo nakora आपकी खुशी के लिए nkora iki ndagikora ku bwanyu icyo munsaba cyose सर जाबाज पुलिस ऑफिसर hari umupolisi रुद्र प्रताप सिंह चौहान witwa Rudra Pratap urebe ni wa wundi nyine जनता की मांग है कि आप उन्हें स्टेट क्राइम ब्रांच हेडक्वार्टर्स abaturage bari kuvuga ko rwose mwakora ibishoboka ryose uriya mupolisi agira muri rubanda ngo mu bantu bakoze ibi bagahita bica agira gute nibwo butabera bwe baragira ngo mugire icyo mumukorera nicyo basabye minisita kwa mupolisi twatangiranye tubona afite umuryango minisita ngo agire icyamukorera umva ndabikoze जाबाज पुलिस वालों की uriya mupolisi ndamwubaha ni umuhanga बहुत इज्जत करते हैं ndamwubaha cyane rwose लेकिन ariko ईमानदारी के नाम पर nimba atangiye kujya mu bantu barengana akabatwara uko yiboneye yitwaje itegeko झूठे केस में फंसा देना akabagira nabi जाति के आधार पर लोगों को क्रिमिनल ठहरा देना rwose ntago namurebera gutyo और cyo no gukorera imidari gusa no gukomerwa amashyi ya mupolisi ngomba kugira icyo mukorera kumira mupolisi twatangiranye nyine bamuteje minisitiri कोई पुलिस वाला bamuteje minisita बस ndabikoze एपीए डीजीपी साहब को mubwiye DGP Rudra Pratap Singh bamusubiza hariya aho yakoreraga ibintu bisire mu murongo mwese kumbuwo bahigira ngo uyu hakuno polisi Rudra Pratap Singh ari kumwe na sheri we akaba na afande we ku kazi Aditi ni umugore we वो आत्महत्या वाला केस hari kesi y'ubwiyahuzi kirego वो आत्महत्या नहीं uriya ntabwo ari ubwiyahuzi तुम कैसे uri gutavuga ko atari ubwiyahuzi क्योंकि सुसाइड के प्राइम एविडेंस खुद kuko twabonye ibindi bihamya bigaragaza ko atari ubwiyahuzi hari hapfuye abantu 4 ariko twabonye wa gatanu kandi केस ऑफ कोल्ड ब्लडेड मर्डर utaragaragaye muri abo bantu twabonye bahapfiriye ushobora kuba rwose ari ubwicanyi ahubwo bwahabaye ntabwo ari ukwiyahura Rudra I think I need your help. ndumva nkeneye ubufasha bwawe baramuzi n'umuhanga na afande nubwo ari umugore we avuga ati nkeneye kumfasha kuko byose bazwa umugore we kuri iriya kesi shaka ubufasha bwanjye urebe मगर तुम्हें पता है ना ariko uburyo bwanjye mbikora murabizi ngengeraho nk'imnica ndimbura ndangiza nagushihuza abantu n'ubutabera nibwo butabera bwanjye mbwitwarira mu ntoki shaka nkore gutyo sha ntabwo ujya uhinduka wowe shawe urumva wabikora gutyo se akaba ari ibyo impora mbikubuza umva Rudra wahinduye uburyo ukoramo gato cyane sibyo tugakorana utica abantu nyine tugaperereza neza mereriye ati ku bwanjye ni ukuri rwose ntabwo nshaka ko bongera bakakwimura bakagira ahandi hantu bakujyana ngo ni ukuri gukora nawe aho washyizwe ndi kuvuga ngo babanje kukujyana Bangalore uragenda urabera imagura bakuzana Mumbai bakujyana Delhi Kolkata none aka kanya uri hano all abiyaha none aka kanya uri hano all abiyaha please ndakwinginze sibyo
मेरे लिए bikore ku bwanjye मेरे लिए तुम्हारे लिए ati ku bwawe कोशिश करना nzagerageza tumuhaririye कोशिश करना kubera wowe nzagerageza ngiye kugufasha iki kirego mufashe gukurikirana bino bintu ariko nica abantu yabikoze ku bwa fande we abikora kubwo umugore we yihebeye akunda bikomeye ni Rudra iyi ni Rudra part 1 n'izindi part 2 na part 2 zigomba kuza nazo kumbe Rudra yahise abyinjiramo vuba cyane none imbunda yashyize hasi इन तीनों में से किसी एक की भी हैंडराइटिंग नहीं है uyu ntago ari umukono wabo इस कमरे से पुलिस ने जितना भी सामान ndagira ngo muri byo polisi basatse bagakura hano wenda nibyo bimenyetso twaheraho vuba cyane ikirego yakinjiyemo abisabye n'umugore akaba na fande ye ako ntari ntago yamusabye nka fande ahubwo yamusabye nk'urukundo ati mfasha muri kino kirego na fande arahedore ngo hino n'uyu mugore we rebe baza nibyo bakuye hano ariko ibimenyetso yaheraho akamenya nimba bariyishe barishwe ese bishwe nande byatewe n'iki byavuye he byasanywe nande yabizanye iki yabizanye sangahe byaje bifatwa nande byose nibyo ari guperereza rebe vuba cyane mungo mw'imicya bebo nije turi kumwe neza cyane igihangange Stronga Weighted Translator kubwa ngo kora subscribe tari wayikora wayikoze ndagushimira cyane uruwanjye cyane kuzi ko buri wese uri anakoze subscribe koko kumva ko ari ibintu bye ibi uzi ibintu kweta twikorera ariko akarayika ko katagorana gukora kuri like kuri ako kantu koko call rebe nago nakwibada hari agasimu kadi yabonye मुझे सिम कार्ड के सारे डिटेल्स ndagira ngo menye ibyakenye ni sim card कॉल लॉग wahamagaye nawe bavuganye bwa nyuma rebe और बैंक जाकर पता करो akandabona rako kuri bank kumbe na ka back slip yahawe na ATM buyi basanze nawe kanuka ka bank slip rebe कि 5 लाख रुपए का पेन स्लिप किसके नाम पे है nihe yagiye agakoresha amarupi 500,000 there has to be a cash to this ashobora ko ari amafaranga rwose yabikoreyeho bino bintu tugomba kumenya nihe byagenze biti rebe ubwo nuko ngo babonye akantu yagiye akagura nimba bareta bamenya ngo yagiye kubikuza 500,000 wabikuje ninde wajya kuri banki baperereze kirego yakinjiyemo कॉलेज हॉस्टल में जितनी भी लड़कियां रहती हैं ndashaka kumenya rero ibifata ku bakobwa bose bigano hakuno ni ikigo cy'abakobwa cyabere mu bwicanyi kumba rakwereka amasaha y'icumi kumba aribo babarira 96 doni minister w'intebe chief minister kumba yahamagaye hakuno Hello साहब arafasha ni polisi yahamagaye polisi minister yahamagaye SP Good afternoon, sir. umugore wa mwiza मुद्दा थोड़ा गंभीर है ibintu byakomeye cyane इसलिए हम खुद ही ku buryo njyewe ubwanjye nkwihamagariye लड़कियों का सुसाइड केस hari ibintu ngo muri guperezaho by'abantu biyahuye abagore जरा जल्दी किसी नतीजे पर mugeze mubigeraho Sir, पुलिस अपने काम में rwose minisitiri ibintu turi kubikoraho neza cyane जल्दी ही किसी नतीजे polisi iri gukora ibishoboka byose ngo tugere ku mwanzuro अब जैसे पुलिस अधिकारी ibi nibyo nkwize wa mukobwa we nzi ko ukora neza cyane umugore wa Rudra na fandi के विपक्ष का लोग इस दुर्घटना uzi ko abantu barwanya ubutegetsi batangiye kubigira ibintu bikaze cyane bari gushaka kubikoresha bakaturwanya जरा समझा के रखिए अपने डिपार्टमेंट के ndagira ngo usobanurire department yawe गोलीबारी कम करें ntimwishime cyane urumva में रह ngo mukore ibyo mubonye byose mugomba gukorera amategeko kandi ubwo aramurabaye ati Rudra ntagire gutya ngo ajye gukora ibyo ashaka mu buryo bwe कितनी करोड़े mukomeze mubare minister 102 103 kumbe hakuno vuba cyane kwereka मैनेजर manager baje no kuri bank ओके एसपी अदिति सिंह jye nitwa SP Aditi Singh cyangwa superintendent of police Aditi Singh इस सिम कार्ड की डिटेल्स चाहिए ndagira ngo menye iby'isimu kadi kandi ngendewe n'ibyaha hakuno urebe yaje gupereza no hakuno सर ये चेक अकाउंट नंबर किसका है uriya we yarabanje ku cyiciro cya reka nkwereke neza ibi nta sinkajye nkobesha we oya narabyanze urebe umukobwa aha yabanje Nyarutarama ku cyicaro gasimu kadi amenye ngo nakandi ni ibintu twari twitiranyije mwa bantu kwibeshya bibaho mujye mwihangana इस सिम की डिटेल्स चाहिए umva munye kano gasimu kadi nakandi yabanje Nyarutarama nyine ku cyicaro
kumbe hakuno undi yagiye muri banki और किसका है tugomba kumenya akantu akandi bari ba county ni yande wabikuje amafaranga 500 yaragiye kugura iki bahasanze agapapuro कंचन देवी के नाम पे है simukadi rero एड्रेस uwo mubonye ni wahe महिला विद्यापीठ छात्रावास ni umugore muri college ya hariya muri hostel रोड नंबर hamwe ubwicanyi bwabaye मुझे कॉल डिटेल्स चाहिए atuye ku muhanda wa 12 रमेश दुबे के नाम पे है सर aka ngaka ni akarameshi tayari Good. account number ni ya rameshi muri banki सीनियर हूँ none se इनको ही बताइए साहब आप ही ni ukuri mubwire सर सीनियर हैं लगते नहीं है लेकिन फिर भी नहीं बताइए इनको बताइए bebe baje gushaka uburyo bamenye uburyo bimeze सर एड्रेस प्लीज umva mpereza adresse yawe सबसे ज्यादा कॉल barayibaha 11943 rebe 7727 ajya ahamagaye ino nimero barayibaha kumbe hakunaho tayari कॉल मैडम 8123021115 ku cyicaro barayitanze tayari nimero aha ihamagarwa cyane kumva ako kanya umva bakobwa perezida aracyakomeje amenye ngo मैडम bari abantu byagenze bite bishwe n'iki bapfiriye iki 72 umva turangire ni hera हाँ सीधा kumbe ari aho barangiwe polisi tayari abyinjiyemo rebe umva kati ibumoso no baturangiye hariho babarangiye tayari kumbe none afite donazanya avanye ku cyicaro अच्छा दो इम्पोर्टेंट नंबर rudra mbonye izindi nomero ebyiri z'ingenzi बारह बट्टा 272 baciye hirya abandi baca hino bagomba kumenya babikoze bino bintu rebe अब मुझे देख रमेश दुबे घर में है क्या इस umva rameshi yaba ari hano नहीं रहते umva rameshi ntabwo ari uwahangaha Asha? uwo baje bashaka ngo waje kubitsa अरे सर बैंक gira akawunti babonye muri banki ni rameshi dubeyi ने यही एड्रेस दिया है ko 12 batubwiye ko ari ahantu ra ठीक से आप पूछ रहा हूँ यार umva ndi kumazi ariko ntacyo ari kumbwira कितने सालों से रहते umva yabaye hano kuva ryari se हो गए hano mamaze imyaka 10 ariko ntabwo muzi rebe रुक जा kumbe uwo baje bashaka mbere baramubuza आइडेंटिटी फेक umva rwose amazina ashyizeho siyo ahatuye siho अच्छा एक काम करो तुम बैंक वापस subira kuri banki aka kanya Again bank? kuri banki se nanone हनी सिंह जी कुछ प्रॉब्लम है byaba bigukomereye नो सर oya ntabwo bikomeye ngo jya ureba वहाँ पे jya kuri banki niko ngutegetse साला बैंक पे बैंक none kuri banki ra kumbe arakwereka hakuno डिटेल्स आर नॉट अप टू डेट umva rwose detail mwaduhaye ntago zihuye kumbe tayari uyu nawe yahise agera kuri banki लास्ट ऑप्शन कब हुआ था umva ibi byakozwe ryari ako gapapuro nyine umuntu wabikuje amafaranga muri banki yanyu yabikuje ryari सर वो kuwa gatatu वेडनेसडे को saa 12 z'umugoroba सुंदरनगर एटीएम से कुछ amafaranga yakubikujwe binyujwe kuri ATM saa 12 ngo kuwa gatatu उसी दिन मर्डर sibwo ubwo bwicanyi bwabaye ra Yes. nibwo खैर okay मुझे सीसीटीवी tubone kuri CCTV footage zaho Sorry, video actually- oya ni nyine twebwe मैंने कहा मुझे सीसीटीवी फुटेज ndavuze ngo nshaka kuri CCTV footage za CCTV tumenye ngo ni bande binjiye muri ATM kuwa kangahe kuwa gatatu saa 12 bese bazana hakuno kuri kamera ये फुटेज है footage nizi yego nizi zo kuwa gatatu bari banze kuzerekana bimeze bite स्लो करो jyana hasi gato kumbe dwa bagiye binjiramo muri ATM bashaka saa 12 ninde wabikuje amafaranga babonye ko ari we wageze hari ahantu abakobwa bapfiriye yageze ashaka ikintu kwa ngo niwe mwicanye komeza kureba komeza kureba kumbe ये 6:30 बजे izi nizo za saa 12 n'igice यस सर yego tayari kureba करना bahagaritse tureba ifoto y'uwo muntu dore uyu nguyu tayari wishe abantu मुझे इस आदमी की तस्वीर चाहिए ndashaka ifoto y'uyu muntu सर ये तो ठेकेदार पांडे ariko ndabona ari contractor Pandey पांडे लगता है rebe हाँ लग तो वही रहा है uramuzi se तुम Eh. जानते हो इसे uramuzi हाँ जी हाँ जी Ndamuzi. ये नेता लोगों का बहुत बड़ा वो uriya ni isikoti ya minisita turapfuye mana yanjye ngo ni umuntu uri kumwe na minisita cyane शंकर shankar हाँ खुश रहो अरे कहाँ गायब रहते हो दिन भर bimeze bite rebe जरा देखो पुलिस वाली ndagira ngo ugere kuri polisi minisitiri arihamagaye ngo bagere kuri polisi vuba cyane पांडे को कहा है थाना लेकर polisi yafashe Pandey गई है umenye impamvu wamufashe turapfuye kumbe yahise imufata ngo ni umuntu uba uri hafi y'abaminisitiri cyane minisitiri yahise yahamagara ngo bamenye impamvu bafashe Pandey हाँ numara kumenya impamvu uhamagare लेकर आओ उसे rebe kumbe hakuno barakwereka Pandey bahise bamuzana hakuno polisi yari yamufashe babonye ko bino bintu birimo रमेश दुबे नाम का डेबिट कार्ड तुम्हारे पास कहाँ से आया watubwira ikete ya rameshi aho uhurira nawe wumve yahinduye amazina yita rameshi Dubai ku ikarita
रमेश दुबे ngo Ramesh Dubey. कौन रमेश दुबे Ramesh Dubey ninde? Kumbe ni iyo karita niyo yakoresheje ajya kubikuza amafaranga banayibonye footage bazibonye muri bank. वही तो मैं भी पूछ रही हूँ. We na Ramesh Dubey muhuzwa n'iki? Rebe दुबे तुम्हारा कौन? tubwire उसके डेबिट कार्ड से तुम kuki ubikuza amafaranga ukoresha ikarita ye? Raseka मैडम ngo amafaranga ikarita क्या कह रही हैं uri kuvuga ngo iki madam? हमारे पास by'amakarita ngira n'abiri, वोटर कार्ड imwe ni y'ishuri और एक indi ni iy'itora. नहीं कहिए तो खोल के दिखाएं Mbishatse nabikwereka rwose, ngira amakarita abiri, hari ikarita y'ishuri nigiyeho n'iy'itora. और वो पिछले महीने गए Ako hari na green card ndi kwaka nyine, ubwira bare iba ya gatatu. के थाने में Rebe एसपी मैडम को प्रणाम SP madam harabaje amagara superintendent tera abandi ofisiye barinjiye. Rebe कहाँ भिजवा रहे हैं पांडे जी मैडम को rebe अरे बबलू भैया बबलू, मांटू। मंटू भैया siko mu nkanze we अरे तुम तो एकदम चौशका दिए muje gukora iki? जी जमानत करवा दिए हैं चलिए Umva inyiko zemeje ko rwose utari waburana uburekuwe ukaburana uri hanze tayari. Nuko ngo polisi ifata abantu, inyiko n'abandi bayobozi bakomeye akabyinjamo akabangamira polisi. Niyo mpamvu wa mupolisi ngo ni Rudra wagenda akijyanire imbunda ye ngo niyagira ubangamira asange bapfuye. बराबर से देखिएगा मैडम Reba rwose amasinyatiri ariho rwose, uyu nguyu yarekuwe atari yanaburana, araburana ari hanze kandi ikirego kibavuye mu ntoki. चलो पांडे जी चलो आगे Umva tugende vuba cyane. Rebe mana yanjye kumba yakwereka kuno. Rebe कहा पांडे जी अरे सुने कि पुलिस उठा के ले गई थी आपको umva numvisha ngo abapolisi bari bagufashe sha. अरे शंकर भैया उसने Ntago bazi bari bamfashe, ntago bazi ko njye ndi umuntu kaze nzanye n'abantu. Kumbe duhara abamurekuje गए abantu bakomeye rwose. Rebe कार्यकर्ता तो आप ही हैं अब भला आपसे ऊपर ega nta muntu warenze, polisi iramfata mukandekuza. Kumbe do bamurekurishije vuba cyane ahise amwica. Kumbe abapolisi bakwegereye twashiduka natwe watuvuze. Urumva mana yanjye banyabyaha ntabwo bashaka kujya kukaruma. Kumbe do ngabo do क्या चल रहा है अदिति bimeze bite Aditi? किस तरह के इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई हो तुम nibihe uri kwivangamo? niyo maperereza urimo? देखो ऐसा कुछ मत ntiwice isura y'abapolisi पुलिस डिपार्टमेंट की छवि खराब imbere y'ubutegetsi bw'igihugu. Urumva oya सुसाइड के केस को फाइल में बंद ही ndagira ngo ibyo bintu byerekeranye no kuperereza ku bishe ngo n'iki ngo no kwiyahura करना है बस murekeraho kubikora. इतनी मेहनत क्यों Urumva सर ये ariko rero twari tugeze kure dushaka ibimenyetso. एक लेडी एसपी होने Ndumva SP rero superintendent मंत्रालय की आप पर अपार कृपा है ऐसा minisita yategetse ko कुछ मत करना ibintu bigomba kurangira, biri guteza akavuyo mu baturage. nuko ngo do abanini bose babirimo. Rebe सुसाइड का ओपन एंड शट केस है nuko ngo kesi mwe mwarafunguye gukurikirana uburyo abantu biyahuye muyifunge, रिपोर्ट जल्दी मेरी mukore raporo igaragaza ko biyahuye vuba cyane Sherlock. muyinzaniye nonaho. Nta bindi byo guperereza bakeneyeho. Suspending it. Abapolisi batangiye kubitambika, abapolisi bakuru baburi hejuru bitambitse afande SP समझ नहीं आता किस डिपार्टमेंट Aditi काम कर रही Singh. हूँ और क्यों कर रही हूँ. ubu ni kuki bino bintu bikorwa ra? एक केस जो कि श्योर शॉट buri kesi yose turimo मर्डर केस है. yerekeranye n'ubwicanyi दिन रात एक करके एक hahita haza abayobozi barenze ngo nimuhagarike ibyo bintu. nina namufashe umuntu ngo inkiko zamurekuye sinzi अरे ट्रेनिंग में ही बता byarabacanze ari bombi n'abapolisi, n'afande n'umugabo gusa n'umugabo ni n'umupolisi. और क्रिमिनल्स का बुरा मत कर. Rebe अदिति इस डिपार्टमेंट का umva ibyo turabimenye Aditi ni ibintu bisanzwe hano hakuno. njye niyo mpamvu nitwarira imbunda yanjye में रहना पड़ता है खुद ही सिस्टम से लड़ना पड़ता है rwose twagumye muri kino gipolisi ngo turwanye bino bintu और इसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं kandi kurwanya ikibi ntabwo bikeneye rwose kuba ufite imyitozo ihambaye. पड़ती Rebe हमारा डिपार्टमेंट हमें खुद सिखा देता है kuko department yacu itwigisha buri kimwe. क्या लड़ूं? uturwanye iki se? डीजीपी साहब ने खुद बुलाकर बोला है. DGP yambwiye ko ngomba guhagarika ibi bintu. अदिति दिस इज एन ओपन एंड शट केस. yambwiye ko ino kesi twe twafunguye tuyihagarika tugatanga raporo bigaragaza ko hari ukwiyahura nta kindi nta bwicanyi bwahabaye. फिलहाल तुम एक काम करो ndagira ngo rero tubikore aka kanya. एक सुसाइड रिपोर्ट की फाइल ndagira ngo unkore ikintu kimwe wohereze raporo yo kwiyahura DGP kuri DGP office. के urebe तक पहुंचा दो पहुंचाना ही पड़ेगा. ngomba kubikora nyine se ko babintegetse. You know what? urabizi It's over. ibintu birarangiye, biriya bikesi birarangiye, sibyo? not nakongera kubikurikirana over. ntago birangiye. It is not over.
afande ati birarangiye. Umugabo none n'umupolisi ati reka ariko ntago birangiye, ntago twabirangiza gutya, ntago bisobanutse. It's just begun. Ahubwo nibwo ngiye gutangira iki kirego cy'abantu bishe. Nubwo tugiye gutanga raporo nuko ngo umugabo n'umugore bagiye gukora mu ibanga, barakoreka akazi baragatangiye, baragakomeza turi mu yindi episode. Umuhungu mwimiki Habib gihangange Ronga bayite translator Dragon Fire El Primero intari vuga ikinyarwanda umusobanuzi wagafashe Habib Babaraho umwami w'inongora agasobanura nk'ubwango rero sasa part 2 ni vuba cyane. Ni umunsi w'ejo nimba uyirebye tukiuploading, nimba uyirebye twarauploadinze umunsi ushije na episode yindi iriho niko nakubwira. Nuko ngo sasa kora subscribe nimba koko uru rugo rwiyemeje gukurikirana kino kirego birarugwa amahoro, turabimenya mu kindi gice gikurikira. Ndakwikundira maze ciao bye nyagasana kundindire.